Imana irareba. Icya kabiri irumva. Icya gatatu iravuga. Icya kane irakora. Ejo bundi nari ndimo numva bagiye gutanga akazi. Uzi ibintu byabaye. Baratangira bakagira ngo urimo. Ngo icya mbere ngo agomba kuba ari umunyarwanda. Urumva utarimo? Bagakomeza. Mugiye kuvamo. Ngo agomba kuba atarengeje imyaka 40. Nagira ngo mbasuhuze mwese abari muri iki giterane cyiza. Ahantu heza nk'aha habereye ubutumwa bwiza. Ntekereza ko n'uwabataje atuye aha hafi hari uburyo bwiza bwo kugira ngo ijambo ry'Imana rimugeremo. Uko mbasuhuza ndabasuhuza n'abari muri izi nzu bashobora kuba biryamiye ariko barimo babyumva. N'intera haleluya nabo baze kwikiriza. N'abarimo batambuka hariya ndabona iki giterane ari cyiza kirimo abantu benshi. Izina ngiye kubasuhuzamo rero ni izina rya Yesu. Izina tuvuga abadayimoni bagahunga. Izina tuvuga tugakira indwara. Izina tuvuga imyaka ikera, ibijumba n'ibishyimbo n'imyumbati. Izina tuvuga tukagira amahoro n'umutekano. Izina tuvuga n'ibiciro bigakatuka. Izina tuvuga uwarubabaye agaseka. Izina tuvuga tugacya. Iryo ni izina rya Yesu. Haleluya! Sawa. Nuko. Haleluya! Nuko ibintu bimeze rero. Dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto. Ndasoma igice cya 2. Nsome n'umurongo wa 2 wonyine. Niwo tugiye kwiga. Tuvuga amagambo y'ingenzi kuri Yesu. Ubwo intego niyo. Intego ni yihe? Amagambo y'ingenzi kuri Yesu. Ndababwira ane. Ubundi dusenge. Buri jambo rifite iminota 5. Ubwo mubibare. Dusome mu izina rya Yesu. Kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Gahunda niyo ngiyo. Ye kuvuga Yesu. Haleluya. Yabayeho mbere na mbere isi tarabaho. Yohana yaranditse aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Mu byaremwe byose nta kitaremwe nawe. Ibyo nkunda rero ngo muri we ngo harimo ubugingo, ngo kandi ubwo mugingo bwari umucyo w'abantu. Yohana arandika aravuga ngo turabubona turabwerekwa. Ubu bugingo burafatika. Paulo ati jewe nafashe gahunda. Intego y'inyigisho narayibonye. Nta kindi nzabamenyesha Yesu Kristo. Ari we Yesu Kristo wabambwe. Ibi byatangiye biti. Birava mu ijuru akaza mu isi amara imyaka 33 ajya ikuzimu. Bashima ko yahageze. Ahamara iminsi 3 aheramo. Gahunda imezite arazuka. Kuba yarazutse mu bihamashi. Kandi azuka azindutse. Mbakangurire burakeye. Azuka azindutse. Bibiri iravuga ngo mu rubungabungu hatarabona. Muziko Mariya yahageze agasanga yazutse azindutse. N'umuntu ushaka gutera imbere
arazinduka. Amaze kuzuka afata gahunda yo kwiyereka abigishwa iminsi 40. Ibi nabyo mu bihamashi. Kuba yarazutse ntahita agenda ngo tumubure, wenda hazaza amakuru ngo yarazutse. Afatana gahunda yo kwiyereka abigishwa be. Ubu ni nayo gahunda turimo. Murabizi ko ejo bundi ari Pentecote. Yiyereka abigishwa be. Ahera kuri Mariya. Arangije aranamutuma aramubwira tugende unababwire yuko nazutse. Yiyereka na Petero kugira ngo amwomore, kuko Petero yari yamwihakanye. Aravuga ati na Petero nawe ngomba kumwiyereka by'umwihariko kugira ngo nsobanure ko nabaguye mbakunda. Nawe aramwiyereka mugarura mu bana. Arangije kubiyereka azamuka bakimureba. Byakozwe n'intumwa 1:8. Bibiliya avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose ni Samariya ukageza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga ijambo isi ahita azamuka bakimureba. Ibi nabyo mu bihamashi ndabikunda. Nimurebe bari mu iteraniro, arangije ati ubu ndazamutse. Hahita haza umwuka ahita muterura, kandi azamuka gahoro gahoro. Ntabwo yagiye ngo huruho ya gahoro gahoro gahoro. Noneho arambura n'amaboko kugira ngo asige umugisha. Yagiye yazamutse yarambuye n'amaboko. Abigishwa bashaka ngo bazamukane nawe birabananira. Bibaraniye bafata icyemezo bati ubwo bitunaniye dupfukame. Nuba nibyo ushaka biranze dupfukame. Bafata icyemezo bati noneho ubwo dushatse guterera bikanga dupfukame, wenda mu gupfukama bizakunda. Baramupfukamira bazamura n'abamaboko. Ndakangurira abantu bose muri aha kwibuka ko Yesu akwiye gupfukamirwa. Bibiliya iravuga ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ngo nubwo yabanje kugira kamero nk'ak'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana, ngo yisiga ubusa, ngo araganduka, ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo abo mu isi, mu ijuru n'ikuzimu bapfukame, bature, bavuge ko Yesu arinde ari Uwiteka, kugira ngo Imana ihimbazwe. Amavi yose niwanga gupfukama ku neza no ku nabi uzapfukama. Amena. Ndakumvise. Ndabakangurira gufashwa. Amen. Ndabakangurira gufashwa. Haleluya. Na protokole iri mu muhanda mubwira abantu muti nyabuna uhagaze gato. Nuri mugenda mumubwira barese kugenda, tubanze twumve Yesu. Haleluya. Amavi yose azamupfukamira. Abakomeye n'aboroheje Yesu yarabatsindiye bose, nabize n'abatarize. Barangije bananirwa gupfukamuka. Bati ibintu rero birakomeye. Yesu ageze yati babagabo ko badapfukamuka, ijuru ryanzura yuko abamarayika bashinzwe itangazamakuru. Mu ijuru bafite marayika ushinzwe itangazamakuru. Haza babiri. Mugende mubwire bari abagabo bapfukamuke, bagende bajye kurindira ibyo data asezeranije. Ujye upfukamuka wumvise ijwi rikubwira aho ujya. Ntimugafe kugenda mutumvise ijwi. Imana yacu nyikundira ibintu bine bivuge, mweguke mbivuge. Ntihagire umuntu wicara yitambitse, mujye muhagarare mwumve ko mwicare mwumva ko colonne vertebrale ihagaze neza. Mutitambitse cyangwa mutifashe gutya, wicare neza mbivuge. Icyambere Imana irareba.
icya kabiri irumva, icya gatatu iravuga, icya kane irakora. Haleluya! Irareba, irumva, iravuga, irakora. Ngo iki? Irareba, irumva, iravuga, irakora. Mujya mwirukanka nta minota dufite. Irareba, irumva, iravuga, irakora. Ngavuduka numve. Irareba, irumva, iravuga, irakora. Haleluya! Uzabyara vuba rero, amazina y'abana yabonetse. Irareba, irumva, iravuga, irakora. Uko ari bane uzabakurikiranye gutyo. Uwa mbere umwite irareba, uwa kabiri umwite irumva, uwa gatatu umwite iravuga, uwa kane umwite irakora. Haleluya! None ujye uhamagara uti irareba ari hehe, ngo abwire irumva aze bakorane na irakora. Iriya gahunda yo Haleluya! Tariko iravuga yagiye hehe? Kiravuga mumubwire ajya kureba irakora mu cyumba. Umva ayo mazina mutumishi. Tariko irakora yagiye hera, irumva tariko yagiye muri repetition. Yagiye yatesa ati papa yobe ko Imana ikora. Amazina afite ibisobanuro. Nyiranzamurerera iki Imana yamumpereye kuraho. Mbarimo mbazi siba. Ngenda banyikwa kuramo. Ndabateze sibo Mana mukure mwayo mazina. Musibe n'abayafite mugende mutange 200 muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu bahindura amazina mu mwite irareba PC irumva. Doye Yesu amashi we. Haleluya! Baretse ngasoza mugataha. Kambabwire ibintu bya Yesu biri hano, ariko bifite ikintu bishaka. Ubu hari umuntu bishaka. Bya Yesu ntibijya bigendera ubusa, baba bifite ikintu bishaka. Kambabwire icyambere, sinababwiye ibintu bine, ubu ndani nkibaramutsa. Icyambere kiravuga ngo Yesu wenyine. Yesu wenyine kuri isi niwe nabonye uhamagara abantu bose. Aranzura aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndaba. Niwe wenyine nabonye witeza indushyi. We wahamagara abantu baremerewe? Oya mbwira niba wo kwiteza indushyi. Mumbwira umuntu watanze itangaza ati ndushyi mwese n'abaremerewe nizo requirement nshaka. Hari ahandi mwari mwabyumva? Indushyi we wakwiteza indushyi. Ariko Yesu muhe Yesu amashi. Haleluya! Ngo mwese abameze bate abarushe n'abaremerewe. Kandi niwe udashaka gusiga numwe, akavuga mwese ntashireho ikindi. Ejo bundi nari ndimo numva bagiye gutanga akazi, uzi ibintu byabaye. Baratangira bakagira ngo urimo, ngo icyambere ngo agomba kuba ari umunyarwanda. Urumva utarimo? Bagakomeza mugiye kuvamo ngo agomba kuba atarengeje imyaka 35. Muracyarimo? Muvuyemo? Bavuga icya gatatu ngo agomba ngo kuba yarize icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Muracyarimo? Hano mbanyemo bake barimo, ariko benshi bavuyemo. Icya kane ngo agomba kuba afite uruhushya rumwemerera gutwara imodoka kategori A, B na C. Uracyarimo? Wewe uzi Icyongereza ariko ntuzi gutwara imodoka n'igitogotogo ntacyo uzi. Uracyarimo? Ubwo rero hano urimo avuga ngo ngengo ndacyarimo. Reka mvuge rero uwavamo. Ngo agomba kuba ari umwari n'umutegarugori. Abagabo mwese akazi karakorera ndi. Ejo bundi araho nabonyeho baravuga ngo agomba ngo uwo muntu ngo agomba kuba seka neza ari n'inzobe atarakutsa amenyo. Niba rero ufite n'ibyo bihangaye
uguracyarimo ariko Yesu aravuga ngo bangahe muhe Yesu amashyi we abo bishoboke muhagarare haleluya muhagarare muhe Yesu amashyi muhagurutse muhagurutse haleluya abarushye n'abaremerewe kandi mwese abize n'abatarize abagufi n'abarebare abadokiteri n'abaforomo abasirikare bakuru n'aboroheje abakapiteni n'abajenerali abashumba n'abaregionare bamwarimu n'abadiyakoni abaririmbyi n'abakameramani Yesu arashaka bangahe requirement nukuburushe unaremerewe kandi ibyo ndabona abantu benshi babyujuje reka turuhure haleluya Yesu atanga ubuzima cyo ni cya kabiri baricyo ngarukiraho dusenge we dufite n'umuhango wera hano tujye no kureba ubukwe kubera Yesu ariko Yesu ejo bunda yaranyarutse ati ariko hari ahantu ko tutajya tujya tuhajya wahanyura ngo hari mu gihugu cy'Abagadarene hari umugabo ufite abadayimoni bashobora gusaza ingurube 2,000 tekereza umuntu umwe yamukuyemo abadayimoni ingurube 2,000 zihita zisara nk'ubu Yesu abatukuyemo abadayimoni ubu ni ibiki byasara aravuga ati hari ahantu ndahajya narabikunze biri muri Mariko igice cya 5 arangije ahanyuze ngo yabaga mu marimbi yikebesha amabuye bamuboha abashinzwe umutekano bya bindi bamubohesheje akabica kugeza abashinzwe umutekano bavuga baturiye mu mureke yabaye yarananiranye n'uwo mu marimbi nyine ariko Yesu amujyaho ngo amukorere igiterane nabikunze ngo akibona Yesu ahita yiruka gushaka Yesu nta ntege nke mugomba gushyiramo ariruka muzi cyamukijije aramupfukamira arangije ati duhuriye he Yesu mwana w'Imana umbabarire imbaraga ufite zirakwemerera no kunyica ariko ntunyica urupfu rubi abadayimoni twebwe Imana yavuze ko izaducanira umuriro waretse nkaba nkurindiriye watubabariye tukigira muri ziriya ngurube bavandimwe kuva nabaho ejo bundi nibwo nabitekereje kubona Yesu yaremeye icyifuzo kugeza naho yemera icyifuzo cy'abadayimoni kubona abadayimoni baramuga bati watubabariye tukajya muri ziriya ngurube ariko ndabasobanurira impamvu yemeye areba ubuzima bw'umuntu areba n'ingurube arabigereranya arangije ataho kugira ngo uyu muntu apfe ndemera dombi ingurube ati ngaho ni mugende ikindi yashakaga kwereka bitorero ko icyatangwa cyose ariko umuntu umwe agakira kugitanga ari ngombwa Yesu abashyigikiye misiyoloji abashyigikiye ko muhaguruka mugatanga amafaranga n'ibyuma mukajya kuvuga ubutumwa cyo cyatumye yemera ko ingurube zisara ziriruka abademoni baba baragiye bazijyamo zihita zisara murumva ukuntu nta muntu yaragowe 2,000 zirasara muzirebe zisaze zigiye zihita zijya mu mazi mu nyanja babashumba zitunga bandi sinzi n'ibingurube zigira bungeri zigira abashumba zigira bungeri zigira nabarinzi n'abashumba ubwo kampani birahombye bahita bajya kubwira ushinzwe umutekano bati ingurube zacu bajya kubwira chef w'umudugudu haje umuntu hano ingurube zacu azitaye mu nyanja
atubujije ibiryo. Hari ahantu tumusize mu giterane, muze tumufate. Abo mudugudu, Nyiringurube, bose babaraje. Ikintu cyatangaje ngiye kukivuga, uraza kumpera Yesu amashyi. Baje basanga wa muntu wakize, Yesu yamushyize kuri aritari. Basanga baricaranye, ngo yambaye neza, afite ubwenge nk'abandi bantu. Muhe Yesu amashyi. Basanga yambaye neza, ngo afite ubwenge nk'abandi. Umva icyo Yesu ashaka rero. None bamurebye batumva, ingurube tuzihombe. Ariko uyu muntu agira ate? None mbabaze, ingurube tuzihombe? Hari umuntu tuzihombe? Muremera mujye mu giterane Nyagatare, mwajyana Uganda na Kenya, mwajyana mu majyepfo, musohore budget, ariko umuntu umwe agira ate? Akire. Haleluya! Ikindi cy'ubutumwa, nimujya kuvuga ubutumwa muheri wanyu, wa muntu wakize ahita abwira Yesu ati